yewe urutwe kikirimo kwabira filime iraha umuntu bwabara ngo ndakuzi ngo twariganye ngo muse kwa padiri muri paruwasi byinshi cyane uvuga ibiki abagabo barimaze nawe ukaza gukeneye keya wa mugano nyiri kiromba sha urakoze cyane ari ruhutsa disi genzo gusitwaje ni kimwe ko databaye umwana yapfuye kare somi ubonye kuna antibare basigenza zirakomereka sha uyihata amasasu disi kizuza umuhago cyamuhagiye aragihereza genza agiye babaye ku bwakana niyo nstunye byenza ageraga mu buzima nyuma y'umugore we genza ahangaha hase mwivuga ibyo mutazi mwatuje mwafunze imidomo disi afite indoro y'abeza sore ni mwiza ajya gusa nkanjye twoge murenzaho disi ejo bundi ahangaha abagore abo batatu shugama biza zarigiye kumfata ku ngufu ndanje ndasenga mu izina rya Yesu arazitsinda n'umuriro uvuye mu ijuru izina rya Yesu umuriro waramanutse ngeze akoze inyuma Vanendi magazine undebere filime sasa mani mfashe gusa ngeze bika mushuti kagiye nange murabyumva kandi murabizi ashyiramo namwe muzi ubwenge nubwo primaire mutazirangije gusa muzi ubwenge ndabeze muri nkandagira bitabo benshi mwahunze ngo amakaye yaga turemerera ngo tukishira byajyaga bituvuna tukabwirirwa niyo mpamvu twarivuyemo nakira aho ngaho bibishijwe ry'umuntu nuko basara Mister yewe mugabo Mister sani nyako bageze Mister ni mugabo Mistress ni mugore nuko Monsieur Sister nyogokuru ya eza kanuko kakaje disi karahari niba atari umuzimu wako Nese kambaza umunwa ngo awureba n'amazuru yayo Did you come here to save me? Eso wajanga kuntabara mbikibazo Did you come here to save me? You came. Ndabizi waje Then you came. Waje kuntabara Isbira wabaje Ayishimbunda teka migeze teka kana ko yagiye kwiyahura kubera ko Stay back. Subira inyuma Step back I'm bloody. Nuzuye amaraso I'm bloody Disikatangiye kurira nakana Ati waje gutabara ngiye kuko mbwiza ukuri Disikaje karira karamuhoye ngo yuzuye amaraso ntacyo bivuze You really came to save me. Waje kuntabara ndabizi waje kubwanjye You came waje Mugenzi yararize Badaga buri munsi byenze bashwana Mugenzi ragakundaga akana gatoya Mugenzi ubuze n'imbaraga zigakoraho Nagiye kurira mana Ayiwe Kiniga kiramfashe Mugenzi ngumugabo nkubizi Nanga marira mugabo gose ashoka ajya mu nda Gusa mugenzi nawe yararize Aririsha rimwe ry'isinge ry'abapfumu ntaga aririsha biri Tonye kibabaje Mugenzi yabaye nakindi urabizi Hari abakunda kugeraho bagera birangiye barahageze Abapfuye ukwabo abavuyemo amaso ababaka sinuryi abimitima iri hanze ntago irarangira mukomeze murebe ayanyu muyamaremo muri polisi kubitabibonye nyirimo nabakubita hako na fande sasa fande musare byakana akana ko tugashirehe ni ikibazo kumenyeza wakagiye ese arafungwa katurebe Yesu akamushoreye bajya kwisambye kuri station ya polisi Yesu no bari bimvire kumwe nakana
hakomye ashyiraho iPod kumve gashyamo za njyana za kera z'umujinya njyana za mamagi barako ngo niwe ngo yaje mu njyana y'inyuro. I ask a favor. Yes, nabagira faveri nkwisabira. Jenze sabye faveri baza kwa Muzee Zakariya nyiri boutique. Kwa Zakariya Muzee yikanzemo ayiwe zata we haleluya. Yewe mwana muto. Umeze muto. What trouble have you gotten into? None uyu munsi wakoze iki kumana polisi zigushagaye. Jenze muzazi kakanura kandi amafuti disi karasetse nagacucu. Jenze yaje ku ruhande agapakira byose munyeze kakenera byo kumenyeza kajya gakunda kubyiba. Nta nyina nta se nanga murabizi buriya yukora business nka ziriya usanga umwana utazi mu kwezi bari bangahe ukajya utomuza ngo se ako mwana wanza papa ari runaka y'ibunaka hoya ako wa munsi ari runaka ngezwe agapakiriye mva unyihanganire arako mwihangane hase kwira hisenze kudasubira inyuma kuko yambabariye kwaje kamagambo yose nyavuga ko yavuze ntabiba amafaranga yanyashirire mu kuri n'ubundi dore ko yashizemo kanini muri munyongezo ngiye kujya kure cyane walking away that day. Kandi mbore kuri amunsi tujya nagusize nkagenda nkaguterera nabo bagufashe. It's hard for me to be close. Ntabwo byoroshye ko naba hafi yawe. Because I can't help it. Ko ntabwo nabyo nabyifasha. Supposed to mean. No bivuga ni ibiki? Serasetse karamureba. I don't know. You just smiled. Uzi ko usetse byo bwa mbere. Kuva nakubona bwa mbere nkonye useka. You're on your own now. Ubu ngubu ugiye kwibeshaho wenyine. Uri wenyine. You'll be okay? Ese koko uzabishobora mbwira. You'll be okay? Disi kafoka iki kazo ko isi hano hanze yameza amenyo. Ugenzi bw'abana bose bikuri byose babishoboka. Just one time. Basi bwarimwe. Will you let me hug you? Ese uremera ko naguhobera ugeze ukabwiye umugore we ajya kumubura ati base bwemwe naguhobera birababaje. Let me hug you once. Base kankubera rimwe ryonyine rizima. I may hug you once. Jazo nawamenya wasanga ngo rimwe rya nyuma na nyuma nta wamenya. Genza kana ko kafuye kwemera byose by'imigumbira y'abana byose sanga bishoboka. Ntago abana bazi ko mugenzi muri Yesu bidashoboka rimwe na rimwe. Niba yatse umugati ubwo ni umugati. Ntago mbwa kandi umugati warabuze boutique zarafunze ho yashaka umugati ubyangarire. Niko abana bamera mugenzi. Isera gahobeye ni kamushuti nta yindi nshuti muzima bw'ugenzi yari afite nimwe nakana. Ese yarafunzwe. Ese mugenzi urafande Musa wabitekereza utambwira wakora iki? Umwana ari wenyine nta nyina nta kefo ka ruguru. Ati Mr. Wirira Mr. Don't cry ndakwingize wirira. Genzi yararize namwe rero nimwiririre dore amafaranga yanyu ndayajyanye ndabibye kandi Imana ishimwe kuko ashizemo ntacyo munshinja ufite icyo anshinja ajye kuri parike mujye kundaga kumva rwose mbibye siko tarangira kuko yarangiye kweri. Ugeze nuko igenze Backsaid the man from nowhere ugeze umugabo batazi inkomoko yahaturuka ni hehe yari junior usobanuriraga kuva mbere hose warondoguye amagambo ye menshi cyane ko amafaranga make yanyuma mwampaye dore ndavuze nuko mugenzi murabeho abagenda bakunda cyane. Mbibutsa ko mugenzi ejo tuzatangira seri iyo bitangwa n'isongo iri guku bagukinye twinshi nka Amani Colody Godi Robisti filime nka Bodyguard filime nka Jumongo ejo mutagaciko tuzagatangira mugenzi masanga y'umunsi w'imugoroba rwose muzahabe. Bye bye. Genzo kugenze Backsaid the man from nowhere ndabakunda cyane naho butaha ndabibye. Bye. Ndacyahari gusa mwebwe mushinga imizi n'ibirindiro. Yeah. The man from nowhere. The one who film production.
abantu barize aho ngaho mana bavandi kenda karanyishe